Reka tubasuhuze kandi dufite tuganira ku byerekeranye na za n'ibikorwa byacu, ibicuruzwa na product. Ubwo cyane turavuga ku byo dukora rwose direct, tutagiye mu porogaramu menshi. Porogaramu yo mwamaze kuyabona ni za gahunda nyinshi dukora cyane cyane biciye mu kwigisha capacity building, ariko reka tubabwire ku byo dufite rwose umuntu azagaye ashobora kuza agahita abona, maze rero wakumva ubyishimiye ukatugana kandi tugafatanya. Bwa mbere reka tubabwire ko umushinga wacu bwa mbere na mbere ufatiye ku buhinzi bw'ibihumyo. Rwanda Mushroom Project akaba ari umushinga munini duhuriyemo n'abantu hirya no hino mu gihugu, ariko na mbere yo kubyita umushinga reka tuvuge uje usanga dufite iki: imigina y'ibihumyo. Tugurisha imigina y'ibihumyo. Imigina rero tukagusobanurira uko ihingwa, uko yitabwaho, uko isarurwa n'ibindi bijyana n'ubwo buhinzi, uko uyirinda ibyonnyi n'ibindi. Tukagira ibihumyo bibisi, nabyo ni byiza kandi tugakangurira abantu kubikoresha. Hanyuma tukanigisha abantu uburyo bashobora kugenda bikoreramo ibindi bintu nk'amasambusa, za burete, aho bashobora gukoramo na capati zikoze mu bihumyo. Bakora ibihumyo bikorwamo pizza, mbese ibiva mu nyama bishobora no kuva mu bihumyo, ahubwo bikanazirenza. Hanyuma brochette ziva mu bihumyo, potage, amasosi atandukanye, uburyo bwo guteka ibihumyo mu buryo butandukanye burimo kubitekana n'ibirayi n'ubundi buryo butandukanye. Hanyuma ubwaguke bw'uwo mushinga rero butuma tutabikora twenyine, maze hirya no hino tukagenda tugira za kampani, amakoperative n'abandi bantu tubikorana. Icyakora tukifuza kongera abo bantu mbere na mbere, abifatizo bo gukorana nabo babanze babe 500 byibura. Niyo mpamvu dufite za gahunda zirimo nk'iyo twise dutume 500 mushroom house to house mobilization. Dutume 500 mushroom house to house mobilization, aho dufite gahunda yo kujyana gutwara ubwo butumwa cyangwa se gutwara ubwo buryo bwo gusobanura neza uyu mushinga w'ibihumyo, ukagenda ugera hirya no hino mu gihugu. Tukifuza kubanza kugira izo twita za zone z'ubuhinzi. Zone imwe ikazajya ibiri ku turere tubiri, maze iyo zone ikagira abantu bayihagarariye, umuyobozi n'abandi babiri bamwungirije. Urumva rero ko kubera ko dufite uturere 30 kandi zone ikaba ku turere tubiri, aho ngaho tuba dufite abantu 45 bifatizo. Hanyuma tuzagira field z'ubuhinzi, field biri kuri buri murenge kandi igira umuntu wihagarariye. Ubwo urumva ni abantu 416 ko dufite imirenge 416. 416 rero iyo wongeyeho abandi 45 murumva ni 461. Noneho tukongeraho abandi abasigaye bakaba aba facilitators cyangwa se bafasha myumvire, babandi bavuga bakaba baziranye n'abantu benshi, bashobora no kuba batari n'abahinzi b'ibihumyo. Abo rero bose hamwe nibo 500 nibo tuzashingiraho tujyana ubutumwa kugira ngo bugende bukwire hirya no hino mu gihugu. Iyo ni ikintu cy'imbere mu byo turi gukora, ubuhinzi bw'ibihumyo. Hanyuma rero dufite ibicuruzwa by'umwimerere noneho bishobora guhangana n'indwara. Buriya rero n'ibihumyo nabyo ubwabyo ni ingenzi, ariko reka tubabwire ko dufite sezame ubwo n'amavuta yazo. Amavuta yazo, ifu yazo. Tukagira l'huile d'olive cyangwa amavuta ya elayo y'ubwoko butandukanye. Tukagira turmeric z'ibijumba n'iz'ifu. Tukagira cloves. Tukagira noix de cajou. Tukagira coconut. Tukagira amavuta ubwo ya coconut oil, ndetse tukagira n'amata ya coconut. Tukagira amata ya soya. Tukagira kandi
amata n'ubundi ariko nimaze kuvuga, tukagira moringa, tukagira ginseng n'ibindi by'umwimerere bitandukanye, murabizi, igisura, ifu yacyo n'ibindi by'ingenzi. Hanyuma tukagira rero noneho n'ibyo duhuriramo n'ibindi bigo bikora bya food supplement, aho tugenda tugira izafasha abantu bafite ibibazo by'imyororokere, abafite ibibazo by'ibibazo bitandukanye, umuvuduko w'umurinda w'amaraso hejuru, hypertension arterielle, abafite ibibazo bya diabete. Tugiye dufite ubwo buryo, dufite ibyakunganira abantu ku buryo bwitondewe, maze ibyo rero bikajyana na za serivisi zijyana nabyo, gukora nk'amameni dietetique, kwa kundi dukora inyandiko ntoya zishobora gufasha umuntu kumenya nzarya iki ku wa mbere, nzarya iki ku wa kabiri, nzarya iki ku wa gatatu, aho tugafatanya n'abantu rwose, tukagira uburyo bwa lifestyle. Dufite lifestyle twise agaseke k'amabanga y'ubuzima. Agaseke k'amabanga y'ubuzima ni uburyo bwiza duhuguramo abantu, dusobanurira umuntu, twerekana urugendo umuntu yagenze atakaza bimwe mu byamufashaga mu buzima, kugeza agize umubyibuho ukabije, kugeza arwaye indwara zo mu nzira z'ubuhumekero, kugeza imitsi itwara amaraso yangiritse, kugeza agize nka constipation. Mbese urwo rugendo wagenze mu gaseke k'amabanga y'ubuzima kacu hapfundikiremo ayo mabanga watakaje, tunje tukayakwereka, ukabihuza n'ibyo by'umwimerere, ukagenda ufasha ubuzima bwawe. Murabyumva, ni ibintu byiza, kandi nabyo ntabwo tubikora twenyine, tubikorana n'abandi bari hirya no hino mu gihugu, ariko tukifuza ko biyongera bakaba benshi. Tubikorera mu cyo bita ameza y'umwimerere. Ameza y'umwimerere, kandi nanone tukabikorera mu cyo twise rengera ubuzima twicare twige. Rengera ubuzima twicare twige. Rengera ubuzima murabizi ni ikigo tufite tumaranye igihe nacyo gikora ku byerekeranye n'ubuzima, kikunganirana rero na development network. Icyo kigo kigahuza uburyo bw'imirire myiza, uburyo bwo kurwanya indwara cyane cyane zitandura, n'ibindi, kandi bikagenda bifasha abantu. Hanyuma rero dufite nanone ntabwo ari byo gusa, dufite ingemwe z'ibiti by'imbuto, ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa, ndetse n'ibimera bihumura. Ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura, aho turazibagurisha, tukanatanga inama n'abatekinisiye bashobora kuguha ubujyanama mu buhinzi, bashobora kuza iwawe bakagufasha gutera ibyo biti, bakagusobanurira n'ubundi buryo butandukanye. None rero package yacu ukuntu ikoze, aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande rero noneho twakoze hasi, aho twibarutse ishami rya IT and Marketing Department. Noneho tugira za product ziri digital. Our digital product zirimo ibintu bitandukanye, aho dushobora gukora ama software. Ubwo dufite iryo shami ry'abajene b'abahanga mu ikoranabuhanga, bashobora kugukorera software zitandukanye zifasha mu kugenzura imishinga yawe. Zishobora kuba ari iz'amaklinike, zishobora kuba ari iz'amabizinesi ufite atandukanye, aho bashobora gukorera kuguha nka inventory ishobora kugufasha mu buryo butandukanye. Ariko tukagira n'andi maserivisi nka digital marketing, uburyo bwo kugushyirira umushinga wawe ku rundi rwego, bigatuma ubasha kwamamaza muri ubwo buryo buri digital. Hanyuma online marketing, dufite uburyo butandukanye dufasha, kandi ibyo byose uko nakabivuze, uhereye ku bya mbere navuze byerekeranye n'ibiribwa, uhereye ku byo navuze byerekeranye n'ubwo buhinzi, ukaza kuri ibi bya digital products, dufite ishami rya training. Ishami rya training rikora, rifite imbaraga, ribasha kwigisha ayo masomo yose, uhereye kuri yandi y'ubuhinzi n'ubworozi, ukajya kuri bya bindi by'ubuzima, ukajya ku buhinzi bw'ibihumyo, ukaza kuri izi digital
product. Ubu badutangamo n'amahugurwa kuri babandi bato bakeneye kongera ubumenyi, guhugura abakozi bawe b'ikigo, what to use artificial intelligence, kwempoweringa abantu ku buryo bwo gukoresha AI, kwempoweringa abantu mu buryo mbese ubwo buryo butandukanye. Numva rero tubahaye ikaze cyane kandi nicyo gihe turifuza ko twakwegerana tugashyigikirana ibintu tukabyihutamo. Ngaho rero kora subscribe, kora share, kora comment, kandi dukomeze dushyigikirane byanze bikunze nk'uko twabyiyemeje, kandi tukaba dukomeje kuba turi mu rugendo rumwe. Ushobora none guhamagara kuri 0782 360 611, 0782 360 611, tugakomeza tugashyigikirana naho ubutaha. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo ubihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.